Yes, nizere ko mumeze neza rero barundi kazi banyarwanda kazi inshuti zacu za Cape Max TV rero turashuhuje aho muri hose kwisi. Yes, tubafite amakuru adasanzwe ntabwo dushaka kubatindira. Twafunguye urukuta rwa Facebook page aho muzajya mukurikirana filime zacu, filime zakataraboneka. Ubu rero filime igezweho yakorewe muri Nigeria n'Abanigeria twafatanyije yitwa Blood Sacrifice. Ni filime iri kubica bigacika ku mbuga nkoranyambaga cyane kuri YouTube tukaba twayizanye kuri Facebook kugira ngo abantu bijye borohera kuko benshi baba bataka amadata ariko mujye muyisanga kuri Facebook page maze nta kintu musabye gukora follow, like and share zibanyuze filime zacu maze mubashe kuba mwagira gute mwakora comment. Okay, ubwo rero ni Cape Max TV nk'ibisanzwe rero amazina yitwa Jackson Mandela nkaba CEO nkaba ndetse nkaba na producer akaba nanjye filime rero. Waba rero uri mu Burundi cyangwa mu Rwanda ufite impano yo gukora filime ariko ukaba nta buryo uraduhamagara kuri WhatsApp, turashyiraho nimero ya WhatsApp kugira ngo tubasha kominikana byihuse ndetse waba ufite ibihangano by'umuziki uratubwira tukagira icyo twagufasha. Ni filime rero ko sinze amafaranga menshi y'abanyarwanda, si menshi na makeya, miliyoni 10 z'abanyarwanda, si menshi na makeya ariko arabaye nayo ngayo. Ubwo rero cyo tubasaba nta kindi muzamuke mukore follow kugira ngo mujye mubasha kubona filime zacu za original. Money Blood cyangwa se Blood Sacrifice niyo filime iri kubica bigacika. Rero kuri urukuta rwa Facebook muzajya musangaho filime nyinshi zacu twakoze, filime nyinshi tumaze gukora ndetse tuzi ko abarundi n'abanyarwanda muzazikunda. Miliyoni 13 z'abarundi na miliyoni 10 z'abanyarwanda, ni miliyoni zihagije zo kuba mwadufasha mukadufollowinga cyangwa se mukadusupportinga nk'abana banyu. Yes, ubwo rero murakoze cyane, murakoze kandi tuzi ko muzakomeza kuba natwe. Twamaganye abantu bakomplaininga ngo urabona ngo COVID-19 ngo ateje ibibazo, ngo urabona uyu mwaka twebwe amafaranga turafite, niyo mpamvu mutubana turakeye tumeze neza. Uyu mwaka tugomba gusangira aya mafaranga. Merci beaucoup kandi tuzi ko muzakomeza kudushyikira muri byose. Nta bindi rero bisaba ko mwatuba hafi kugira ngo tubasha gukorana byihuse. Yes, murambona ni ngewe CEO wa Cape Max TV, ni ngewe Jackson Mandela, ni ngewe umukinnyi wa filime wa original, ni ngewe ukora filime nkanazitunganya muri Afrika y'Epfo. Okay, ndetse sune ndabona i Kigali ndetse ni Bujumbura ndabandiyo, ariko aho tuvugana tukumutse muri Nigeria tuve gukora filime n'abanya Nigeria. Alright, ubwo rero mudutera inkunga, mudusupportinge kugira ngo tubashe kuryohana muri 2026. Murakoze kandi Imana bamugisha, tuzakomeza kubana natwe ndetse turi kumwe kuri byose. Yes, mwakoze cyane.